Ubu turi ku itariki 11 z'ukwezi kwa kane umwaka w'ibihumbi 2025. Iyi ni My Daughter tugiye kugarukaho by'umwihariko kuri episode y'139, ariko mbere y'uko tuyigarukaho banza wumve aka kantu umenye ngo ese nyuma y'ibi byose azakurikiraho iki, umenye ngo ese Vumiliya arabyitwara mate ndetse we na Hunter. Banza wumve aka kantu ubundi dukomeze tumenye n'ibindi bikurikiyeho ndetse turebere hamwe n'uburyo episode y'139 izaba imeze. Uwamavumiliya gusa ndamurwaye njye nahita nihorera. Ibyo yankoreye nabikubishura igihumbi. Aya ni amagambo Isabella yavugiye ku muryango. Ngira ngo niba twibuka neza, Vumiliya ajya kureba Hunter, twabonye yuko yakomanze ariko Isabella akaba ari uza kumukingurira. Twabonye yuko rero ajya kugera ku muryango neza Jane yabaye asa nkaho amukingiye ikibaba, kubera yuko Jane yarabanje arahagera, noneho barabanza baraganira mu buryo bwo kugira ngo abashe kuba yamufasha adahura na Isabella. Ahangaha twabonye yuko Isabella yaje aje gukingurira umuntu ukomanze. Mu by'ukuri twabonye yuko Jane atari we wakomanze, twabonye yuko Vumiliya ari we wakomanze, ariko Jane akaza gufungurirwa na Isabella atari nawe wakomanze. Ahangaha ni handi ujya kumva umuntu aravuze ngo ni hahandi iyo rugeze kure Imana iragutabara cyangwa se yawusimbutse. Ahangaha rero twabonye yuko iyo Jane atahaba ngo ahite ahagera, Isabella abone yuko ari we wakomangaga, kari kabaye hagati ya Vumiliya ndetse na Isabella. Ukurikije n'amagambo Isabella yavugiye kuriya muryango ari guhigira Vumiliya, noneho n'ikirushijeho nawe ubwo ari kwiyumvira. Ubu Vumiliya ari aho azi ko Isabella amurwaye ndetse no mu buryo bukomeye cyane. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, nizere yuko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Iyi ni episode y'139. Muraza no kumenyeraho byinshi kuri episode y'139. Mumenye ngo ese iraza kuba imeze ite, ese nyuma y'ibi byose arakurikiraho iki, ese iraza kumara iminsi ingahe itarasohoka. Byose ndabibasasanurira neza akantu ku kandi uko bimeze ndetse nuko bikomeje kugenda bikurikirana neza 5/5. Ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twubake umuryango mugari wa Mr Didos, tugenda dusesenguriraho filime ya My Daughter. Ndabizi yuko ari benshi mukomeje kugenda mwibaza ngo ese ubundi buriya Vumiliya ndetse na Isabella ibyabo bizarangira gute. Ahangaha turabizi yuko cyangwa se twarabibonye ko buri umwe hariya ari kugenda arwanira imitungo. Umwe ari kurwanira imitungo y'umugabo we, undi akarwanira imitungo y'umugabo we. Ahangaha twabonye yuko Vumiliya ari ku ruhande rwa Hunter, ndetse ari kugenda ashaka no kugira ngo amufashe kwibuka ibyo yibagiwe nyuma yo kumenya ikibazo yagize, cyangwa se nyuma yo kumenya aho yari ari, mu buryo bwo kugira ngo abashe kumwibutsa cyangwa se kumufasha kwibuka. Ariko nabyo Vumiliya agenda nicuza icyatumye amubwira nabi, amwuka inabi, ariko nawe ntabwo ari we kuko yari ataramenya ikibazo yahuye nacyo mu buryo bwose bugiye butandukanye. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, nizere yuko Nyagasani akomeje kugenda abafasha mu buryo bwose bushoboka. Mbibutsa yuko ari Mr Didos, dukomeje kugenda tubana neza 5/5. Ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twubake n'uyu muryango mugari wa Mr Didos. Si ibyo byonyine turagarukaho,
kubera yuko turaza kugaruka no kuri Michel, turaza kugaruka no kuri Nkuranga, ndetse turanagaruka cyane kuri mama wa Hunter ndetse na mama wa Vumiliya, mu buryo bwose bugiye butandukanye, ndetse tunagaruke ku buryo mama wa Hunter akomeje kugenda, cyangwa se mama wa Nkuranga akomeje kugenda asaba Michel yuko yava muri ruriya rugo rutaragurumana. Byose turabigarukaho mu buryo burambuye. Ubu ngubu turi ku itariki ya 11 Mata, ukwezi kwa kane, umwaka w'ibihumbi 2025. Ubu turi kwibuka ku inshuro ya 31, twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi Mata umwaka w'igihumbi 1994. Dukomeje kugenda twifatanya n'abandi kwibuka abacu bazize uko bavutse, cyangwa se mumbabarire gatoya, kwibuka abacu bazize uko bavutse, cyangwa se b'inzirakarengane, mu buryo bwose bubabaje cyane ndetse bunateye n'agahinda. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, kandi nizere ko Nyagasani akomeje kugenda abafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni ku nshuro rero ya 31. Iyo myaka yose niyo ishize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi 1991, mumbabarire gato 94, ihagaritswe. Ari nayo mpamvu dukomeza kugenda twifatanya na buri umwe wese kugira ngo twibuke abo bana b'u Rwanda, cyangwa se abo bavandimwe, cyangwa se abo bacu bazize uko bavutse muri iyo myaka, cyangwa se muri ibyo bihe. Dukomeza no kugenda twisegura, ndetse tunagenda tubwira abandi bantu bagiye batandukanye yuko ibyabaye ndetse bitari bikwiye, ndetse bitanagombaga kuba ari ibintu byakabaye biba, nubwo bamwe b'abanyamahanga ndetse n'abandi bagiye batandukanye, dukurikije ku mateka uburyo tugenda tuyumva, ndetse n'uburyo tugenda tubisobanukirwa, byabaye mu buryo bwo kugira ngo babashe kuba bakora amahano akomeye cyane. Ariko dukomeza kugenda twifatanya nabo, ndetse tunagenda dukomeza ababashije kuba barokoka iyo jenoside yabaye muri uwo mwaka w'igihumbi 1994. Aho muri hose nizere yuko mumeze neza, kandi nizere yuko Nyagasani akomeje kugenda abafasha mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ubu muri iyi minsi ni iminsi y'agahinda, ni iminsi y'akababaro, dukurikije amateka yaranze iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, kandi dukomeze twihangane, ari nako dukomeze kwibuka twiyubaka, dukomeza kugenda duteza igihugu cyacu imbere. Aho muri hose nizere yuko mumeze neza, kandi nizere ko Nyagasani akomeje kugenda abafasha mu buryo bwose bushoboka. Ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twubake n'uyu muryango mugari wa Mr Adidos, tugenda dusesenguriraho filime ya My Daughter mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ibitekerezo byanyu byose ni ingenzi, tugenda tubigarukaho mu buryo burambuye, turebera hamwe uburyo byakomeje kugenda bigarukwaho, cyane cyane kuri Vumiliya ndetse na Hunter mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ubu ngubu muri ruriya rugo, cyangwa se mweriya famiye yombi, cyangwa se yose, urabona yuko hariya buri umwe wese afite ikintu ari kurwanirira. Uriya muryango ni umuryango ukize, kandi ni umuryango ufite buri kimwe cyose. Ari nayo mpamvu Michel nawe yahisemo guhaguruka, akaba agenda akicara kwa Nkuranga ubutava, ndetse n'ugerageza kuba yamubwira ngo nahave akaba atabikozwa. Ahangaha rero twabonye yuko Jeanne nawe yakomeje kugenda atsimbarara kuba yagerageza no kuba yakwirukanisha Michel mu buryo bwose bugiye butandukanye, ariko ibyo ngibyo ntabwo bisa nkaho biri kumukundira, kubera yuko Michel atwitiye Nkuranga inda,
Nkuranga umwana, kandi turabizi neza ko Michelle atwite umwana wa Nkuranga. Ibyo ngibyo ni uko bitaramenywa na Isabella, ariko Isabella nawe muri iyi minsi cyangwa se muri ibi bihe ari mu bihirahiro cyangwa se ari mu gihirahiro cy'uko amaze iminsi atari mu rugo, bityo Nkuranga akaba yaragiye atekereza byinshi, akaba yaragiye atekereza ibintu byinshi bigiye bitandukanye, yuko yaba yari ari kumuca inyuma, yuko yaba yari ari gukora n'andi mahano agiye atandukanye, ndetse unakurikije n'ayo Michelle yagerageje kuba yamubwira. Ahangaha rero nawe ubwawe ushobora guhita utekereza ngo ese kubera iki by'umwihariko kuri Isabella akomeje kugenda kuri Hunter cyane, akomeje kugenda kuri Vumilia cyane. Abo bombi uko ari babiri akomeje kugenda bagendaho mu buryo bwose bukomeye cyane, ndetse wagira ngo ni nako kazi ke. Ahangaha rero twabonye yuko Vumilia mu buryo bwo kugira ngo abashe kuba yafasha Hunter kwibuka ibyo yibagiwe, kugira ngo batabasha kuba bamunyaga imitungo ye, yagize ati cyangwa se yavuze ati ngewe bitewe n'uburyo Hunter muzi n'urukundo nkunda, ntabwo ari kwifata gutyo gusa ngo agende nta kindi kintu kibyihishe inyuma, cyangwa se nta zindi mpamvu, ndetse nta n'ibindi bibazo bikurikiyeho, bityo akaba yarahise afata gahunda yo kuba yajya kumurwanirira, ndetse akaba yajya no kumufasha kwibuka bimwe na bimwe mu byo atibuka by'ingenzi. Ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twubake uyu muryango mugari wa Mr Didos, tugenda dusesenguriraho filime ya My Daughter mu buryo bukomeye cyane, ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Ahangaha rero nawe ubwawe ushobora gutekereza ibibazo byinshi, ushobora gutekereza ibintu byinshi bigiye binyuranye mu buryo bukomeye cyane, mu buryo bugiye butandukanye. Nibyo tugenda tugarukaho neza gatanu kuri gatanu. Nibyo tugenda tugarukaho neza umunsi ku wundi. Ahangaha rero mama wa Nkuranga nawe ntiyorohewe gatoya, cyangwa se ntiyorohewe na gatoya, kubera yuko akomeje kugenda asaba Michelle yuko yava muri ruriya rugo, cyangwa se yava kwa Nkuranga, ubundi noneho Nkuranga agasigara yumva yuko anezerewe, yumva yuko afite umutekano urambye. Ariko Michelle nawe yabaye ibamba, ati sinshobora kuhava kubera byinshi ahateze, cyangwa se kubera byinshi ahategereje, kubera uriya mwana atwitiye Nkuranga. Twagiye tubona Michelle na Nkuranga mu byishimo byinshi bigiye bitandukanye, ndetse tubona baseka, tubona bakina, tubona mbese buri kimwe cyose kigaragaza nk'abantu bakimeze neza, bakiri mu bwabuki. Byose rero nibyo twagiye tubona kuri Michelle ndetse na Nkuranga mu buryo bwose bugiye butandukanye. Aho muri hose nizere ko mumeze neza, kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ibuka gukora subscribe aho hasi, dukomeze twubake umuryango mugari wa Mr Didos, tugenda dusesenguriraho filime ya My Daughter mu buryo bwose bugiye butandukanye, ndetse no mu buryo bwose burambuye. Ahangaha rero tugiye kurebera hamwe ese ubundi bwo iyi episode y'139 ku muntu ukomeje kugenda adukurikira, ese ubundi izasohoka ryari? Ese benshi bakomeje kugenda bayibazaho, bakomeje kugenda bibaza ibyayo. Dukomeze tugende tubana neza gatanu kuri gatanu. Ntabwo ari ibihe byinshi, cyangwa se ntabwo ari iminsi myinshi. Muri iyi minsi turi kuba dusohora ubusesenguzi bwayo, tugenda turebera hamwe byinshi byakomeje kugenda bigarukwaho, byakomeje kugenda bitangazwa mu buryo bwose bugiye butandukanye. Iyi ni My Daughter turiho, ariko si ukuvuga yuko
filime cyangwa se episode y'139 mu minsi mikeya cyangwa se mu masaha atari menshi cyane, iraba yageze hanze mu buryo bwose bugiye butandukanye ndetse no mu buryo bwose burambuye. Aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twubake umuryango mugari wa Mr. Didos, tugenda dusesenguriraho filime ya My Daughter mu buryo bukomeye cyane ndetse no mu buryo bugiye butandukanye. Ese wowe ni iki ushobora kwibaza? Ni iki ushobora gutekereza cyangwa se ni iki ushobora kuba wagaragaza mu buryo bwose bugiye butandukanye? Ese ubundi iyo uri kumva Mr. Didos uba uri kumva ari muntu ki? Uba uri kumva ari iki wamubwira uramutse umubonye cyangwa se muramutse muhuye imbonankubone amaso ku maso? Byose rero tugenda tubirebera hamwe neza 5 kuri 5. Ibitekerezo byanyu byose ni ingenzi, tugende tubigarukaho mu buryo burambuye, tugende tubigarukaho mu buryo bugiye butandukanye. Aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni Mr. Didos, dukomeje kugenda tubana neza 5 kuri 5. Ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twubake umuryango mugari wa Mr. Didos. Aha ngaha dusubiye inyuma gatoya, twabonye yuko igihe Nkuranga yigeze kwicaza Michel, Jeanne ndetse n'umugore we ariwe Isabella, twigeze kubona yuko Nkuranga yafashe gahunda yo kuba yakwinjiza Isabella, yakwinjiza Vumiliya mu muryango ndetse we na Jeanne. Ni ibintu Isabella yabashije kuba atakwishimira ako kanya, ndetse ahita anagaragaza n'uburakari bukomeye cyane, nubwo ibyo ngibyo ntacyo byatanze, ahubwo aza no kugera nawe igihe yishimira kuba yabona Michel mu rugo, nubwo nyuma akomeje kugenda hazaho inkurikizi nyinshi zigiye zitandukanye. Ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twubake umuryango mugari wa Mr. Didos, tugenda dusesenguriraho filime zigiye zitandukanye by'umwihariko kuri My Daughter, ndetse no ku bindi bigiye bitandukanye mu buryo bwose burambuye. Aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni Mr. Didos, dukomeje kugenda tubana neza 5 kuri 5, dukomeje kugenda tubana neza umunsi ku wundi mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ese wewe ni iki wavuga? Ni ikihe gitekerezo ushobora gutanga? Ni ikihe cyifuzo ushobora gutanga? Byose jya hasi, tubane neza 5 kuri 5, tubane neza umunsi ku wundi mu buryo bwose bugiye butandukanye ndetse no mu buryo burambuye. Aha ngaha rero twabonye yuko igihe Michel yakomeje kugenda asa nkaho yigiraho cyangwa se abibamba kuri Nkuranga, Nkuranga nawe yakomeje kugenda yumva nta kindi yakora, yakomeje kugenda yumva ibyo yakora byose asa nkaho yabikora, ariko Michel asa nkaho adahari. Cyane cyane twakunze kubona yuko Nkuranga yakomeje kugenda asa nkaho asaba Michel kuba atajya amwiyegereza igihe runaka, cyangwa se nk'igihe yari kubona hafi ye hari Isabella cyangwa se ashobora kuba yabasangana. Ibyo ngibyo nibyo byakomeje kugenda bigarukaho cyane na Nkuranga mu buryo bwose bugiye butandukanye. Iyi ni episode y'139 itarasohoka, ikomeje kugenda ivugisha abantu benshi mu buryo bwose bugiye butandukanye ndetse no mu buryo bwose burambuye. Iyi episode ku muntu wagejeje kuri ubu busesenguzi, ku muntu wagejeje ahangaha tugeze neza 5 kuri 5, cyangwa se ku muntu wabashije kuba yayisoza cyangwa se yayirangiza. Iyi episode y'139, ukuri niko kwa mbere kandi ukuri niko guhesha ishema ndetse no mu buryo bugiye butandukanye, mu buryo bukomeye cyane. Muri iyi minsi hari gutambukaho ubusesenguzi bwayo bwa My Daughter,
kugira ngo tubashe kumenyera byinshi bikomeje kugenda bisa nkaho bigora cyane, bisa nkaho bigenda bigorana mu buryo bwose bugiye butandukanye. Aha ngaha rero niho tugenda turebera hamwe byinshi mu buryo bukomeye cyane, mu buryo bugiye butandukanye, ari nayo mpamvu nkwibutsa gukora subscribe hasi, dukomeze twubake umuryango mugari wa Mr. Didos mu buryo bwose bugiye butandukanye ndetse no mu buryo bwose burambuye. Iyi ni episode y'139, turagenda tuyigarukaho mu buryo burambuye, dukomeze tumenye na byinshi bikomeje kugenda bigarukwaho mu buryo bwose bugiye butandukanye ndetse no mu buryo bwose burambuye. Aho muri hose nizere ko mumeze neza kandi nizere ko Nyagasani akomeje kubafasha mu buryo bwose bushoboka. Ni Mr. Didos, dukomeza kugenda tubana neza 5/5, dukomeza kugenda tubana neza umunsi ku wundi. Iyi ni filime ya My Daughter mu buryo bwose bushoboka bwose ndetse mu buryo bwose bugiye butandukanye. Ibuka gukora subscribe hasi, dukomeze twubake umuryango mugari wa Mr. Didos. Ndabakunda cyane, ciao ciao.